mupfubusa. Ariko sha ndakubwiye ko turi abagabo. Ubwo muri Koni akareka sha watumije kuntu bakubwiye wowe uri imbwa. Urambekera ukanuye. Urabikira hose ni jewe. Wese kungerekaho urusyo ko ari uyu nguyu bavuze. Ubu nusanzwe uri imbwa we ntanabikukura amakanya. Ariko se niba tuzi imbwa bavuze yaje aketwiyerekera. Cyagoze imbwa ziriranga. Urabona ngo ni wahita akora shanga imbwa. Twe tumaze amasaha 2 twicaye none wowe ushaka kanya nta n'isegonda rirashira uzanye umunwa muremure. Hanyuma se wasunje imbere se bw'ukihagera. Bari muri ambeze nge nazindutse najanukana izuba ritararasa. Ubwo mukanya wowe kizo mu ngusi bwo nyikubona uzamuka. Hanyuma se ari kuburana iki? Yose ngari kuburana handi ngo. Aje nsanga hano ahubwo mubaza impamvu abaye maratubeshya. Ariko mani kankubwire uzi ko nangaje kuri uyu munsi. Umbwire ibiki ejo abone umbwire ngo ufite umusheri w'icyuki ngo tujye kumusura turarya kana. Nanjye nangasanga cyo kugasamba ari kwigoroshesha amabya kuko ari kwisiga n'isabuni. Wari ujyanye ugiye kumbwira. Ubwo se ko ibyo ngibyo ari ibyo abonye ubungu umweretse ibindi tubana wavuga ngo kibyo tubyihorere uzi ko cyererewe kurusha uramuja muri rugo. Ubwo nyine wabyumvisha. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana banga ni ukura. Noneho ubu nguwo banga ni ugwingira. Hanyuma se yagwingira atari Byaterwa n'ibyo wamugaburiye. hanyuma se weho kurya nk'abamusuma. usumba mu biki se mbwa Mu bitekerezo. Yewe n'ubundi insina ndende bayica amakoma. yewe bavuze ko ari ingufi we kagwingira. Cyane amakoma Roma ni mu byihorere ibyo ngibyo. Ushingiye kuki? uramujama mureba hari uri kuvuga nk'agahinja cyangwa nk'uwanizwe n'igikene. Uramujama ejo bundi yaje kunsura muri kumva neza. Uramujama yaje kunsura imvura iragwa. Ndamubwira ati kugira ngo imvura ikunyagire rarita kunyagira. Arambwira ati naribi nanjye kugira ngo nahe nohe ndware malaria reka ndare. Jama narasose nsanga avuye kuzana imyenda yo kurara. Ariko naye n'umuseke wibuke ko woze ikivuguto. Wimubeshera ukahata iki? Buretse usibye guseka uzi kuse ukanyibutsa imbwange yapfire munsi y'urutoki cyangwa nimbwiri gushikura inyama mu mucaca. Man useka na ubundi wiboroshe. Ikintu cy'ikigabo ntabwo kiborosa. Hanyuma se wowe Ndetse ndamusetse ko nanjye maze ukwezi niborosa. Ese shareka mbabaze mwahereye kare mwaniganye ijambo neza mwabonye ko nari kugaragara. Niba twari kuniganye se wanyweye amazi. Man reka babwiye nimba ari abantu babeshya kwa muganga barabeshya. Ejo bundi njye kwipimisha nicaye bapime nicaye bapima amaraso bambwire ngo uhagaze neza. Ntabwo nawe bakubeshye ko uhagaze kandi wicaye. Ngeze ko wampimye ngo mfite umuvuduko uri ku kigero gihagije kandi naye naje mu modoka bantwaye no mu kagare nta muvuduko nta n'ibintu nitsaba kwiruka naye nakoze utakima amagara. Shaman jeme muri kadi yanjye barayinyibye ni nayo mpamvu nkunda atakigwamagara man bwe bifata uko nje barayinyibye. Reka mbabwire ikindi kintu uyu mujamu uyu nguyu waje nyuma afite phone irenze imwe yatanje. Tabari yayindi fungura fanga. Wavuze yuko ko yoza n'ibyombo. Shase uko wabeshya ngeye phone ni n'ubwa mbere nyumvisha mfite amatsiko yo kwireba. Barambeshera ariko njewe no se singiye nze nyibereke phone ni nzima ni furi. Sorry ariko nje nuko hari ya phone nababwira batiri yikuramo uko ushatse kuvuga ko batiri na soft. Ngese ndagusetse ko nyiri umwana mu rugo wambuje kuyi. Ariko mari je ni mujya mumbwire mubyo kuba hari ifuti mwese. Kuki sugira imodoka Genda baza kuyibamwe mu byumve ndaza kuba hari ifuti kuki kuri radio mwebwe. Abantu b'abagabo mupfubusa. Ariko sha ndakubwiye ko turi abagabo. Ubwo muri Koni akareka sha watumije kuntu bakubwiye wowe uri imbwa. Urambekera ukanuye. Urabikira hose ni jewe. Wese kungerekaho urusyo ko ari uyu nguyu bavuze.
ubundi usanzwe uri imbwa we narabikukuramakaye. ariko se niba tuzi imbwa wavuze yaje aketwiyerekera. cyakoze imbwa ziriranga urabona ngo ntiwahita korosha imbwa. ariko se mari kamubaza umbaza ibiki uracyanywa ibyuma nka kera se? uheruka nk'imihoro ese mani ubundi uracyajya gusenga? shamani ngiye gusenganye ntabwo nzasubirayo uyoboye ko imibiri yacu kandi insengero z'uwiteka ngiye gusenganye nabacengeye nyuma yanjye urusengero rwawe uri kubyumva nyine njye ntabwo nabikora never. umva we winkangana inyibwa cyangwa kubitangirira ko nishimwe ariko mani reka mbabwire ubundi uracyarya imbwa nka kera? iyaba tuzirya mba nakwereye. wumvishe inyama wajya wabona inyama y'inyoni. uzi ko ari guseka akankumbuza inyama. niba ubona ari inyama wamuriye. mani reka mbabwire kuba umugabo ni ukubiharanira mbaza ngo kubera iki? kubera iki se? suzi ukuntu imvura isigaye igwa ni mu rugo nimugoroba haje imibu mbona nindara mu nzira ibunge mpita nsohoka ndara hanze yigira mu none nakuzigewe mu gitondo nakarabye amazi atose. umva njyewe iwacu waguye imvura itose imana iranyagira nawe numva narira utajya kwisha muri firigo. oya wabyumvise nta muntu ugira. aya reka ngenda cyari umwana reka tubaze mugenzi wacu. gushakira amata ku kibazo yanumye neza. reka njye mbabwire nta kintu nakongera kuvuga uzi uyu mujambo uri kuvuga nta n'ijambo namuha ejo bundi tujya ahantu bari gusheta ngo umuntu uri bujye mu ruzi akavamo ingondo itamuriye baramwica ashaka musunikemo sha avemo bamubwira ati urashaka iki ngo nshaka kwansunitsemo gusa iyi ngo umuseka we ejo bundi ujya kwiyorowe uhure n'intare ugaruke ngo itakwica. hanyuma se waransetse ubundi reka nkubaze wa mugabo igihe cyose wahereye uvuga ubusa gusa ubundi reka nkubaze perezida ari guharanira amahoro nugishobora icyo kibazo ndaguha sense uri guharanira iki? nanjye ndi guharanira amahoro. mwamwumvishe uri guharanira sense wowe gute se kandi mubwiye ko yaharaniraga amahoro ubwo nyine natwe ni amahoro si amahoro ntabwo ari amahoro agabanyamuro. Ntacyo afite amahoro natwe tuba tuyafite. mwese mwabaye injiji ni sense isa nizo namubwiye mwese ni gute. okay ngiye kubaza ikibazo ehe iwawe no ku muturanyi hari gushya uri kumva neza? ndi kubyumva neza 5/5. ambilansi ije kuzimya yabanza kuzimya ku muturanyi hanyuma se ambilansi irazimya cyazimya kizimya mwoto. ibyo bintu ntabwo bijyanye. ibyo bintu byarabaye ntabwo byabaye ngo bombi ibyo inyama w'insekera. we mureke kunsakuriza. okay muve mu magambo tujye mu bikorwa njye reka mbabwire icyo nabahamagarije simukizi se ntabwo twakiyobe twakoze iki? Ukeneye iki se ahubwo wowe? ngenda bizi muri niga zanjye uba turi nikaze nta n'icyadutandukanya nawe. hari ikintu mwanyuma mu gitesi reka nawe Ukeneye iki? twakemera ubundi mwana murafusa ni muceceka hanyuma se dupfa ubusa turimbagura turi inshuti twese umva nta Atubwire ibyo cyadutandukanya. wowe reka atubwira. mubwire tuzasangira akabisi n'agahiye. Umva. nizere yuko hari ikintu nta kintu mwanyuma nta kintu twakwima Jye muramfasha jye muramfasha ikintu abatumire noneho nshaka inkunga mfite ubukwe ejo bundi nshaka inkunga mfite ubukwe ejo bundi. rero njyewe ibyo by'ubukwe ntabyo nzi rero njyewe nitaye. umva muvate ubwo bukwe bwawe buradutunguye wihangane jewe reka gende nyashake nzagutwerera nyuma waje mumfashije ikigo ngase basi nkamufashije man reka mbwire ubwo bukobwa buza kuwa kangahe? kuwa gatandatu kuwa gatandatu ngende umudive ubwo ntabwo nzaba mari nyine ubwo wihangane. ngase basi wantwerereye ibyo byose tubisesa nge ntabwo nyanja ngewe ibintu mutandumiye. je rwose si ukukubeshya ntacyo kuvuga mfite urabizi nawe twarakuranye dusangiye akabisi n'agahiye ariko nawe hari aho bigera bikagora kuki wihutishije ubukwe iyo ko udutunguye ahubwo fata hano sasa ubwo bukwe bumaze kuba nibumara kuba uwo zansigire ako gashira nzaze ngakanya. Yewe reka nkubwire ubitubwiye udutunguye nane mfite akanya ariko hari inama nzaba nagiyemo akozi uzabage wifashe nanjye kangende nyine ubwo tuzasubira. none se nkaho ubwo mfashije yewe uyu nguyu wambwiye ngo nze ku nama y'urubyiruko rero njye ibyo by'ubukwe ntabyo nzi. aha nanjye ntabwo musize muvandi bayi njyewe ubwo bukwe niburangira uzambwire mama arampamagaye mama ye You think say they wise?